nshuti bavandimwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nongeye kubasuhuza ubuntu n'amahoro bye bibane namwe mwese Neville nkuko bisanzwe mu ishuri ryo kwisabato. Tugeze muri wa mwanya mwiza nyine tugiye kwicara twige, tugeze mu kigisho cya 10 turi hafi kurangiza igihembwe, aho twa dufite insanganyamatsiko ivuga ngo gukura mu kintu tugirana n'Imana yacu. Twize byinshi bitandukanye. Ubu rero ikigisho turangije cyaravugaga ngo icyaha, ubutumwa bwiza ndetse n'amategeko. Twasanze ko kubera urukundo Imana yadukunze yaturemye mu ishusho yayo, imaze kuturema rero iduha amategeko, muri make nk'urusiga cyangwa amategeko nka barriere yashyizeho kugira ngo iturinde kugwa mu kaga k'icyaha, kubera ko ibintu by'ibyaha byari urupfu. Twaguye mu cyaha rero, ariko noneho ntabwo byarangiriye aho ngaho. Nubwo twaguye mu cyaha, twabonye inkuru nziza ari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yesu Kristo twabonye ko yadupfiriye, noneho akadukuraho umuvumo w'icyaha, noneho akaba ari we wenyine ushobora gutuma twubahiriza amategeko y'Imana, kubera ko yavuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Rero twasanze ko ufite Yesu Kristo muri we, akifuza ko mubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, byanze bikunze ashobora no kwitondera amategeko y'Imana, kubera ko Yesu Kristo niwe utagira icyaha na kimwe. Rero yitondera amategeko muri twebwe turamutse tumwemeye. Uyu munsi rero tugeze ku kigisho cya 10 kivuga ngo kwihana no kubabarirwa. Kwihana no kubabarirwa. Uwiteka duhana umugisha igihe twiga rero iki kigisho cy'iki cyumweru. Reka mbere kugira ngo dukomeze tubanze dusenge Imana. Datukiranuka Mana mwiza mu burengezi w'ubugingo bwacu, twongeye gushimana none ko tugeje muri uyu mwanya mwiza nyagasani mwami. Icyubahiro n'ikibi cyawe kuko ntugikwiriye wenyine. Abana bawe rero abahungu n'abakobwa twongeye data mwiza kuza imbere kugira ngo twigishwe nawe. Turashaka kugira ngo wamushyikirano data mwiza ukenewe tuwugereho, ariko ntabwo twabyishoboza. Tuzabikora mu byanditswe byera. Niyo mpamvu data mwiza duhora tuzi ko bwije nuko bukiye kugira ngo twigishwe nawe. Ngaho bane natwe rero, n'ubundi tuzarangiza iki kigisho cy'iki cyumweru tunyuzwe, dusobanukiwe n'ibyo twifuzaho. Tugusabye mu izina rya Yesu, amen. Kwihana no kubabarirwa. Mu rwa mbere rwa Yohana mu gice cya mbere ku murongo wa 19 handitswe aya magambo ngo ariko nimutatura ibyaha byanyu niyo kwizerwa, kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranuka kose. Muri make dukwiriye ibyaha byacu kubabazwa nabyo tukabyihana, kandi nituramuka twicishije tukanihana, byanze bikunze Imana izatubabarira. Dukomeze urugendo rwacu twatangiye. Abisirayeli bambuka bajya i Kanani, bayoborwaga n'inkingi y'igicu ku manywa, nijoro ikaba inkingi y'umuriro nk'uko twabibonye. Ubwoko rero bwari bufite Uwiteka Imana yabwo, muri make yarabarindaga, kandi noneho rero muri make ikaba hagati muri bo nk'uko yifuje kubona kera kose kuba hagati y'ubwoko bwayo. Twabonye aho yavuze ngo kandi banyubakira ubuturo bwera nturi hagati muri bo. Muri make rero iyi Mana yabo bari barayibonye mu bihe bitandukanye, kandi mu bihe byabemeza ko ari Imana, ko ari Uwiteka. Bayibonye ryari rero? Iyi Mana bayibonye ubwo bavaga muri Egiputa. Batari bava muri Egiputa, twabonye ko ibyago byabayeho, noneho imfura zirapfa. Bayibona imfura z'Abanyegiputa zipfa, ariko bo ntihagira n'umwana wabo n'umwe upfa, cyangwa n'imfura n'imwe ipfa y'Abisirayeli. Kuko twabibonye ko hariho n'Abanyegiputa babonye Abisirayeli bikoze nabo barabikora, n'imfura zabo ntabwo zapfuye. Muri make rero Abisirayeli cyangwa abagendaga bari ku Gikanani bari mu butayu, byose bari barabibonye. Bayibonye rya n'ubundi bongeye kubabona ibambutsa inyanja itukura, bayicamo nk'abaca ku musenyi. Bitangaza birakoreka, barabibonye. Noneho Abanyegiputa bakurikiye bose bagwa muri ya mazi ndetse n'ingabo zabo. Muri make ubwoko bwabonye Uwiteka mu bihe bitandukanye. Bayibubonye nabwo n'ubundi muri Egiputa, bame mu butayu ubwo bagendaga bagira inzara n'inyota, Uwiteka arabagaburira, abaha amano y'abatunzi imyaka yose bamaze mu butayu, kandi noneho ari ibyo kunywa ari ibyo kurya, ntabwo bigeze bagira ikibazo cy'inzara. Bagiye bayibona mu bihe bitandukanye. Bayibonye n'ubundi ubwo bari bakambitse. Noneho rero hariya muri kiriya kibaya bari bakambitse, bumva urusaku rukomeye cyane, inkuba ndetse n'imirabyo. Bumviramo Imana ubwo yabahagarariye amategeko, aho bakambitse mu kibaya cy'umusozi wa Sinayi barayiboneye. Noneho kandi bayibonye bari munsi ya nkingi y'igicu mu kibaya, n'ubundi icyo kibaya n'ubundi barayibonye.
bariyumvishirije muri make ntacyo batari bazi. Mose rero akenshi yagiye kubonana n'Uwiteka Imana kugira ngo wenda imubwire ibyo bagomba gukora, cyangwa kugira ngo ayibaze ibyo agomba gukora. Yabonanaga n'Imana kuri uwo musozi kenshi, noneho yaragendaga akagaruka amahoro, nta kibazo cyabayeho, akabwira ibyo Uwiteka yababwiye. Noneho rero ubu ngubu Mose yaragiye kongera kuzamuka, arazamuka, ariko azamutse kuko yari bisanzwe, ntabwo yamaze ya minsi yamanaga cyangwa igihe yamaraga ngo agire gute, ahubwo yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 atagaruka. Noneho rero niba aramaze iminsi 40 n'amajoro 40 atagaruka, ntumbaze Mose wenda ubu ngubu nitumubona azatubwira ibyavuganaga n'Imana muri ya minsi 40 n'amajoro 40, ariko ngo arayimaze ku musozi ntiyagaruka. Noneho rero batangira kugira ubwoba, wenda bati Mose byagenze gute, wenda yiciwe n'inzara se, cyangwa se wenda yiciwe n'umuriro wari mu mpinga y'umusozi. Muri make batekereje ibintu byinshi cyane ko Mose apfuye. Ati none bizagenda gute, Mose adukuye muri Egiputa, yari yaravuze ngo ngiye kutujyana i Kanani, none bizagenda gute, tuzageraho gute? Bagize kwibaza kwinshi cyane, nkuko nawe uyu munsi none wagira kwibaza. Noneho rero ikintu cyakurikiyeho ni iki, ariko batari bagira ikintu bakurikizaho kugira ngo bavuge. Twibuke ko bari bamaze igihe gito cyane bamaze gusazana n'Uwiteka imbere ya Mose, ko ibyo Uwiteka azababwira byose, abategeka byose bazabikora mu rugendo rwabo rwose kugeza igihe bazagera i Kanani, ko bazabikora. Ariko mu kanya gato nyine Mose amaze kuzamuka, babonye amaze kubura, noneho batangira kugira gute, batangira gutekereza icyo gukora. Baravuga ati noneho rero Imana yacu yavuganaga na Mose irabuze, na Mose nawe arabuze, bizagenda gute? Rero bumva ko noneho bagombye gushaka Imana yo kubayobora. Ubwo noneho basanze Aroni, batero Aroni birakomeye, dore ufatanyaga na Mose kugira ngo ugire ibyo tubwira kandi utuyobore, ariko noneho Mose arabuze, bizagenda gute? Turemera Imana rero yo kutuyobora izatugeza i Kanani, nta kundi byagenda mufatanije. Ijambo riratubwira ngo noneho rero Aroni we nta kundi yari kubigenza, yari kugira uko abigenza, ariko ntako yabigenjeje, ngo yishakiye umutekano. Yabonaga ukuntu ubwo bwoko buje bumeze, bwariye muri make bumeze nk'ubwariye umwanda. Aravuga ati noneho abantu batangica batanyirenza, reka mpite mubukore icyo bashaka. Noneho ngo yababwiye ko bazana impeta bari bambaye, barazizana, noneho ahasigaye azikoramo ngo ikinyana cy'izahabu. Noneho rero batangira kugisenga, kugitambira ibitambo. Noneho rero ngo Mose arababwira ati dore iki, noneho rero ni Uwiteka Imana yanyu bakuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Twibaze koko Aroni yari azi ko ari cyo Imana yakuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa? Tubonye ko ngo Mose ngo Aroni yarirwaniriye ngo kwari ukwishakira umutekano. Muri make ntabwo yari agifite umutekano ku Uwiteka, yabonaga ibyo ntacyo bikimaze, noneho yishakira umutekano muri cya kinyana cy'izahabu. Iyi nkuru rero muri make irimo ibyerekeranye no kwihana ndetse no kubabarira cyangwa no kubabarirwa, nk'uko insanganyamatsiko y'iki cyumweru ivuga, ndetse n'isomo ry'icyo kwibuka ngo nitwatura ibyaha ngo niwo kwizerwa, ngo byanze bikunze ngo kandi irakiranuka, ngo ni ukutubabarira izatubabarira. Reka rero tuzirikane igihe twibyigisho byose by'iki cyumweru, tunibuka ko noneho umugambi w'inama y'agakiza wari uwo uko umunyabyaha watuye ibyaha bye akihana, byanze bikunze abona imbabazi. Ingingo rero tugezeho iravuga ngo huti zo mu buzima. Mbese tugira huti, mbese nawe ugira huti zo muri ubuzima? Ndatekereza ko buri wese huti zo mu buzima arazifite, ariko sino tuzifatamo dute? Ntabwo zituma twica amategeko y'Uwiteka cyangwa twica wa mushyano twagombye kugirana n'Uwiteka Imana yacu, ngo huti zo mu buzima. Hano rero turahabona inkuru y'umubyeyi. Uyu mubyeyi yagize icyumweru kiruhije cy'imiruho myinshi n'imihati, nk'uko natwe twese tukigira, noneho ku buryo isabato imutangiriyeho. Noneho rero ngo yakoze ngo ibyihutirwaga gusa, ariko noneho iby'ingenzi arabyibagirwa. Muri make yarakoze arakora mu gitondo kugeza nimugoroba, agiye kubona isabato igiye kumutangiriraho, atari yarangiza kugira gute gukora ibyagombaga gukora iby'ingenzi, ariko ibyihutirwa yabyitayeho arabikora. Isabato imutangiriraho rero atari yarangiza gukora iby'ingenzi, yakoze ibyihutirwa gusa. Muri make rero ngo abagize umuryango, ubwo nyine isabato igiye gutangira, bafatanije hamwe gusangira ifunguro ryo kuwa nyuma nyine mbere kugira ngo batangire isabato. Barangije kurifata rya funguro ridasanzwe nyine ryo gutangirana isabato, noneho
banasengera hamwe nk'umuryango. Ubwo bararyamye bararuhuka, bucya mu gitondo ku isabato nyine mu gitondo bagomba kujya guterana. Noneho rero ku isabato mu gitondo yagiye koga nk'uko bisanzwe, ati kajya koga mbere. Abadamu hari igihe dukunze koga mbere kugira ngo n'abandi bakurikizeho, nyine nitumara koga tukore ibiri dutegure vuba vuba. Noneho umudamu yaragiye ajya koga, ageze muri dushe asanga dushe irasa nabi, adashobora kuyogeramo isa nabi. Noneho abanza kugira gute, abanza kuyitunganya, abanza kuyoza. Amaze kuyoza noneho rero aragenda aroga, arangije koga ajya kubyutsa abana. Noneho rero agiye kubyutsa abana ngo aboze, rero asanga umwana umwe ngo yanyaye mu buriri. Asanze yanyaye mu buriri rero ibishuka byose umwana yanyayemo abikuraho nyine byose ngo noneho abijyana mu mabase kubitumbika no mu yindi myenda. Noneho rero ubwo arangije birumvikana ko umwana aragiye aramwoza. Noneho abamaze koga rero yaragiye. Noneho rero ati eka ntegure niwe amafunguro. Agiye kugira ngo ashyire ku meza amafunguro, abura umugati wo kugira ngo bafatishe barya amafunguro iya mu gitondo. Asanze nta mugati uhari rero nta kundi byari kugenda. Aragenda ajya kotsa umugati we, ngo awotsa, ngo umugati ukozwe mu bitoki arawotsa. Icyo gihe cyose yafataga ari gukora ibyo byose amasaha yaragendaga. Noneho rero arabikora. Amaze kubikora noneho umuryango uraterana, bafata noneho rijya funguro. Ariko amaze gufata ifunguro noneho bagiye kugira ngo bambare bagende, yagiye gufata imyenda asanga ishati y'umutware we idateye ipasi, kandi yagombaga kwambara niyo yari yateguye ko agomba kwambara ariko idateye ipasi. Aragenda afata ya shati ayitera ipasi. Amaze kubitera ipasi noneho rero ubwo noneho rero ayiha umutware arambara. Noneho rero bamaze kurya rero, amaze no gutera ipasi birumvikana, ubwo bari bagomba kwitegura kugira gute, kwitegura kugenda. Ariko byose amaze kubikora yabonye ikibazo gikomeye cyariho. Noneho rero yaje gusanga yakoze ibyo atagombaga gukora ku munsi. Noneho rero wa munsi kandi akunda w'isabato, yakundaga isabato rwose, ariko abona atakoze ibyo agomba gukora kuri uwo munsi w'isabato wagenewe kuba, mbese uwo munsi wagenewe ko agomba kuba bugufi y'Imana. Ahubwo none asanga yayishe, atakoze ibyo agomba gukora, ahubwo yakoze ibikenewe gusa ariko ibyangombwa atabikoze. Muri make yakoze ibyihutirwa ariko ibyangombwa byari bikenewe ntabwo yabikoze. Muri make rero ngo yaje kwishyira mu mutuzo, aravuga ati nta kundi byagenda, ibyo nakoze yumva ko byari bikenewe koko gukorwa, yishyira mu mutuzo kubera ko we yumvaga yakoze ibyihutirwa nka Marita. Twibuke ko Marita nawe yakoze ibyihutirwa, yibonaga byihutirwa ubwo Yesu yari yaje kubasura. Muri make yakoze ibyihutirwa nka Marita, rero akora ibyihutirwa yibagirwa iby'ingenzi. Ariko yaje kubona ko nta kibazo. Igitekerezo cya Marita rero, uwo Marita wakoze ibyo yabonaga ari iby'ingenzi kandi atari iby'ingenzi, kiboneka muri Luka igice cya 10 umurongo wa 41 na 42, aho Yesu yamubwiye ngo yabwiye Marita. Ubwo Mariya avuga ati nyamara Marita avuga ati umwami Mariya yanze kumfasha gukora imirimo kugira ngo tubone ukuntu tukugaburira tukuzimanira. Ariko Yesu aramubwira ati ariko ngombwa ni kimwe, Mariya yahisemo umugabane mwiza atazakwa. Nimeke ati Marita uruhiriza ubusa, kubera ko Mariya yamaze guhita umugabane mwiza atazakwa. Umugabane wuhe? Umugabane wo kwibera ku birenge bya Yesu, kubera urukundo yamukundaga rutari rwo kwisabato gusa, ahubwo rwari urwa buri munsi. Mariya yakunze urukundo Yesu atari urwa buri munsi, yifuza kwicara ku birenge bye. Ariko noneho uyu mubyeyi we yasanze wa rukundo avuga ngo kundi Imana ahubwo rutahari, ari urukundo n'urwo kwisabato rwarabuze, kubera ko yasanze akora muri make ibyihutirwa gusa, ariko iby'ingenzi bimuhuza n'Uwiteka Imana yibagirwa kubikora. Byamugerekeye gute? Mbese yakomeje kumva agombye kwishyira mu mutuzo gusa, byagenze gute kundi? Muri make yakundaga Imana ye, ariko yibagiye kwisabato ari impano ikomeye ikuza umushyikirano we n'umuremyi we, yarabyibagiye rwose. Noneho ariko nyuma yaho yaje kwibuka noneho rero ibyo yakoze, ibyo kwahemukiye umuremyi we, yibuka ko yahemutse rwose, ari ku kisabato yayishe, ari gukora ibitagomba gukora yabyishe. Noneho rero yaje no kubyibuka, noneho atangira kurira kubera ko yari yahemukiye umwami we.
muri make dushobora kumva iyi nkuru tukumva ko iyi nkuru wenda twereka ibyo tugomba gukora ku isabato n'ibyo tutagomba gukora, ibyo tugomba gukora mu gihe ibyo tutagomba gukora, niko twumva ko wenda iyi nkuru ishaka kutwereka, ariko ntabwo ari byo. Iyi nkuru itwibutsa impamvu ari ngombwa kumenya ibyangiza umushyikirano tugirana n'Imana yacu. Muri make tugomba kumenya byanze bikunze ibinoza umushyikirano wacu n'Imana yacu cyangwa ibiwangiriza, tugomba kubimenya byanze bikunze. Muri make rero iyo tubabajwe n'ibyadutandukanije nayo tukayiyambaza, ireba amarira yacu yo kwicuza, noneho rero ikadukuramo imyenda yacu yanduye, ikatwambika ikanzu yo gukiranuka. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Uwiteka ahora yiteguye kutwambika ikanzu yo gukiranuka, ariko ashaka kugira ngo twature ibyaha byacu kandi twihane tuze aho iri. Ni ukuvuga ko rero ugutungana kwe gutwikira icyaha cyacu iyo tucyatuye mu buryo bwuzuye kandi butunganye. Reka dusome amagambo aboneka muri Yesaya cya 61 ku murongo wa 10 turebe uko hatubwira. Yesaya igice cya 61 ku murongo wa 10, reka turebe uko hatubwira. Nzajya nishimira Uwiteka cyane, umutima wanjye uzajya unezerwa Imana yanjye, kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza, akamfubika umwitero wo gukiranuka, nk'uko umukwe arimba akambara ikamba, kandi nk'uko umugeni arimbishwa iby'umurimbo bye. Amen. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Uwiteka ni mwiza. Uwiteka nubwo twakora ibyaha, nubwo twagera hehe, ariko iyo twibutse ko ari umukiza, umucunguzi wacu, ari umuremyi wacu, iyo twibutse ko yifuje kuba hagati muri twe, yifuje kubana natwe kugira ngo adufashe mu gukora iby'ingenzi atari byihutirwa, twabonye ko noneho rero atubana natwe, kandi noneho niba tumenye ibyaha byacu byadutandukanije nayo, tukicisha bugufi, tukabyatura, tukihana, tugasaba imbabazi, Uwiteka Imana izatubabarira. Reka rero tuyigire ubwishingizi bwacu, kandi iri kumwe natwe niba twaremeye kugira ngo koko ibe hagati muri twebwe, iri kumwe natwe, izadufasha muri byose. Kandi twibuke noneho ikintu gikomeye cy'ingenzi, twasigiye umwuka wera wo kubana natwe. Bya bindi tuvuga ko tudashoboye, umwuka wera hari kugira ngo abidushoboze. Ari byo Yesu yasatubwiye kugira ngo abitwibutse, ari byo Yesu atatubwiye kugira ngo adufashe mu kugira gute mu kubyiga, kandi mu byanditswe byera tugomba kubyigira. Rero we twabanye, Uwiteka aguha amahoro, Uwiteka agukomeze, Uwiteka aguhe gushobora gutekereza neza wa mutima nama wacu twaboneye ubuntu Uwiteka yaduhaye, tukoreshe neza, duhitemo igikwiriye. Noneho duhitemo igikwiriye atari byihutirwa, ko duhitemo ibikwiriye, kuko Uwiteka arifuza kugira ngo twemere kubana nawe mu gukora bya bikwiriye, kandi azaduha imbaraga kubera ko ntabwo twabyishoboza, ariko azaduha imbaraga. We twabanye rero akugirire neza kandi akubashishe byose. Data wera, Mana ishobora byose, Mana ikiranuka, uri umukozi w'umuhanga, uri data mwiza. Turagushimye kubera ko niwe gushimwa wenyine, niwe guhimbazwa, izina ryawe rikomeze rihabwe icyubahiro. Data wera, wakuze abanye natwe rero Data. Muri iki cyumweru tugiye gutangira, Data mwiza, kimwe n'imihati, ariko tuninga n'ibyanditswe byera, uzabane natwe Data mwiza. Umuntu wese uzagira umwete Data wo kwiga ibyanditswe byera, Data uzamuhe kumva no gusobanukirwa, kandi kiruta byose nitujye tumenya amakosa yacu tukihana, ujye utubabarira guhora ku ngoma, kubera ko uri Imana ibabarira. Urakoze rero kutubereye maso, kutubereye mwiza, uduhana umugisha n'abakunze umusaraba bose, kandi umuntu wese uhagurukiye Data mwiza uyu murimo, ujye umuha embaraga, kandi ujye uduha guca bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru. Reka rero byose bibe ushaka, biye kuko dushaka mu izina rya Yesu. Amen. Amen.